Yabyiniriye umwami w'injyana ya pop ku isi yose. Ni umubyinnyi w'akataraboneka mu binyejana bibiri bishize waciye agahigo. Niwe muhanzi wakoze igitaramo kikagoma abantu benshi kubwo kumufana ndetse bakora umubyigano ukabije. Ni The King of Pop, Michael Jackson. Aya ni amateka y'ubuzima bwe. Yakurikire. Michael Jackson yavutse tariki 29 Kanama ni mu mwaka w'1958. Avukira hitwa Gary muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Indiana. Yavutse mu muryango w'abana 10 akaba yari uwa 8 mu muryango wa Jackson ari we se wabyaraga. Umuryango wa Jackson wari uciriritse cyane mu by'ubukungu. Umuryango wa Jackson wari uciriritse mu bukungu ku buryo abantu 12 bagize umuryango babaga mu nzu y'ibyumba 2 gusa. Birumvikana ko abana bose bararaga mu cyumba kimwe abandi bakarara muri salo. Jackson yaturukaga mu muryango w'abanyamuziki ku buryo guhera kuri sekuru ubyara se Jack Gale yari umucuranzi w'ingabo uzwi cyane muri Amerika, akaba n'umuganga wabo. Nyina wa Jackson, Catherine Esther Jackson, yari umuhamya wa Yehova, yari umucuranzi uzwi cyane wa piano muri ako gace bari batuyemo, ndetse yitabiraga ibitaramo bimwe na bimwe byakorewe muri ako gace ari umucuranzi. Naho se umubyara Joseph Walter Jackson yakoraga mu ruganda rukora ibyuma, akaba umucuranzi kabuhariwe wa gitari wabikoraga kinyamwuga kugira ngo abashe gufasha umuryango we wari munini ugereranyije n'urwego rw'ubukungu. Mu 1964 ise wa Michael Jackson yashinze itsinda rigizwe n'umuryango we aryita Jackson 5, ari naho Michael Jackson yatangiriye umuziki we. Mu kubigisha yarabibahatiraga cyane ku buryo yanabakubitaga kugira ngo babimenye. Muri uko kwiga ariko ise wa Michael Jackson yasererezaga umuhungu we ko afite izuru ribwataraye. Umuhungu we bikamutera ipfunwe nubwo se atamenyaga urwego umuhungu we yabitwayeho. Ibyo byatumye nyuma aza guhindura n'izuru rye arigira nk'iry'abazungu. Itsinda Jackson 5 ryakuze byihuse cyane. Ryatangiriye mu bigo by'amashuri rijya mu tubyiniro ndetse bitabira amarushanwa atandukanye ari nako bayatsinda. Ibi byatumye bahita bamenyekana byihuse cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bahereye cyane muri leta bahitemo umuziki wabo. Itsinda Jackson 5 rirakura riramenyekana, bahindura ubuzima bahereye ku muryango wabo. Batwara ibihembo bitandukanye by'abahanzi beza, byihuse bahise banimuka bava muri leta ya Indiana bajya muri Los Angeles, ari nako bakomeza gukura, batangira no gutumirwa n'amateleviziyo akomeye yo muri icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bibutse yuko itsinda Jackson 5 bari abirabura batuye muri Amerika. Nk'abahanzi beza byahise bituma bagirwa icyizere cyo kujya muri Miss Black America, ari naho batangiriye bigarurira imitima y'abanyamerika benshi, by'umwihariko abirabura. Mu 1970 Jackson 5 yakoze indirimbo yiswe I Want You Back. Yabaye ya mbere kuri Billboard Hot 100. Izi ni indirimbo 100 zikunzwe kurusha izindi muri Amerika. Kuva ubwo Jackson 5 ntiyari gishakisha kumenyekana cyangwa gukundwa, ahubwo yatangiye gutwara ibihembo bikomeye. Bidatinze iri tsinda ryegukanye umwanya wa mbere mu matsinda akomeye. Iri tsinda ryakoraga injyana ya solo, bakagira n'imbyino zitangaje cyane zirimo izitwa robo hamwe na moonwalk. Imbyino za robo ni imbyino bakoreshaga igice kimwe cy'umubiri ibindi bihagaze hamwe, naho moonwalk tugereranyije mu Kinyarwanda ni ukugendera ku kwezi. Michael Jackson yakoresheje iyi mbyino uburyo butangaje cyane kuko we yakoreshaga ibirenge bye mu kunyerera cyane ku butaka mu buryo butangaje buryoheye amaso. Niwe wabikoresheje mu kinyejana cya 20 kuruta abandi, ndetse n'ubu kumurusha biragoye. Ni Michael Jackson. Itsinda Jackson 5 rirakura rigera ku rwego rwiza riba ubukombe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri rye ryarashinzwe na se wa Michael Jackson. Michael Jackson nk'umwanditsi w'ibanze wo mw'iri tsinda nawe yatangiye gukora indirimbo ze. Yanditse indirimbo zitandukanye zirimo yitwa Shake Your Body, akoresha izi mbyino ku buryo butangaje cyane, ndetse yandika n'indi yitwa Can You Feel It, zose zihuje uburyohe ndetse n'ubudahangarwa. Michael Jackson yatsindiye ibihembo byinshi bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
no hanze yayo. Indirimbo ze zagurwaga kurusha izindi zose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihe. Urugero, yakoze alubumu ya 6 yagurishije kopi miliyoni 70 zose, byari bitaraba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byatumye ibi ya mbere igurishije cyane ku isi. Uyu mugabo yaciye uduhigo twinshi ku isi ku buryo undi wo kumuhiga byamuvuna cyane. Mu muhango wo gushimira abahanzi bitwaye neza witwa Grammy Award, Michael Jackson hamwe n'itsinda rye ryitwaga Santana yihariye ibihembo 8 byose abihabwa ari umwe. Michael Jackson kandi indirimbo ze nizo zakurikiwe cyane kurusha izindi zose ku isi mu kinyejana cya 20. Michael Jackson yahawe igihembo na Perezida Reagan wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubw'indirimbo ye Beat It yakoreshejwe mu kurwanya ibiyobyabwenge no kurwanya abatwara basinze. Jackson kandi yasinyanye amasezerano na kampani zikomeye cyane muri Amerika, amasezerano ahagaze amafaranga menshi. Aha harimo kampani ya Pepsi, iyitwa Sony, iyitwa Suzuki, iyitwa Rajear n'andi menshi akomeye. Jackson avutse ari umwirabura, akabyiruka ari umwirabura, arakuze uruhu ruhindutse nk'urw'abazungu. Iba abirabura babifashe nabi cyane, baramwanga bavuga ko yitandukanyije nabo kandi ko atagifite icyo apfana nabo. Si ibyo gusa kandi kuko bavugaga ko yitera imisemburo y'abagore kugira ngo ijwi rye rigume hejuru, bityo akaba ariyo mpamvu ahinduka. Abaganga bakurikiranaga Michael Jackson babaga bafite akazi katoroshye cyane. Bahoraga biga ifunguro yafata kugira ngo adahindura ibiro, cyane ko yavugaga ko ibiro byinshi bitabereye umubyinnyi, kuko bahoraga biga ingaruka zose zaba ku mubiri we aramutse ahinduye igice cy'umubiri runaka. Mu mwaka wa 1990, Michael Jackson yatumiwe ubugira kabiri na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush kubw'umuzingo w'indirimbo yari yasohoye yise Bad. Aha yamutumiye kugira ngo amushimire by'umwihariko kubw'ubutumwa bwari mu izo ndirimbo. Mu mwaka wa 1991, Michael Jackson yavuguruye amasezerano na kampani ya Sony ahwanye na miliyoni 35 z'amadolari ya Amerika, akaba ariyo masezerano yarahenze cyane mu icyo gihe. Naho mu 1991 kandi yongeye gusohora alubumu ye y'indirimbo yiswe Dangerous. Iyo nayo yaciye agahigo mu gukundwa cyane bitangaje mu icyo gihe. Mu bitaramo mu mijyi itandukanye ku isi yose, ntaho yasize aca agahigo ko gukundwa cyane, by'umwihariko cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho indirimbo ze zahamye kuri Billboard Hot 100 mu gihe kirekire cyane. Igikorwa kitazibagirana ku isi yose cyatumye Michael Jackson yigarurira imitima y'abatuye isi by'umwihariko abirabura ni igikorwa Heal the World Foundation. Iyi yari gahunda Michael Jackson yafashe yo gukusanya inkunga yo gufasha abana bicwa n'inzara, ingaruka z'intambara ndetse n'ibyorezo. Aha yakoze ibitaramo azenguruka isi akusanya amafaranga y'amadolari y'amanyamerika menshi cyane kugira ngo afashe iyo miryango. Yafashije imiryango myinshi ibabaye cyane yo muri Afurika. Mu 1992, Michael Jackson yasuye Afurika yakirwa mu buryo butangaje cyane. Benshi mu baturage bitwaje ibyapa byanditseho Welcome Home Michael, bishimye cyane banabyina. Yakiriwe na Perezida w'igihugu cya Gabon, amushimira ubutwari bwe ndetse amushimira kwifatanya na Afurika mu kurwanya ubukene. Yakomereje kandi muri Cote d'Ivoire, aho yakiriwe n'umukuru w'icyo gihugu nawe amushimira gutyo. Michael Jackson mu minsi ye ya nyuma wagira ngo yari azi iminsi asigaje ku isi, yatangiye gutagaguza imitungo ye mu buryo butumvikana. Amazu yaragurisha, atangira gufata imyenda ikomeye mu mabanki, ari nako ahereza abantu amafaranga mu buryo butumvikana. Tariki 25 Kamena mu mwaka wa 2009, ku myaka ye 50, inkuru y'incamugongo yumvikanye ku isi yose ko Michael Jackson ashize mu mwuka. Ntibyumvikanye kuri bamwe, batangira amaperereza, ariko byose birangira inkuru yemejwe ko Michael Jackson yashize mu mwuka. Tubashimiye ko mukurikirana ibiganiro byacu.
turabashishikariza gukanda subscribe kugira ngo mubashe kubona ibindi biganiro byose dukora, ari nako musangiza bagenzi banyu kugira ngo nabo babashe kumva ibiganiro byacu.